Hello ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze mu gikoni karibu muze duteke bino birayi muri kubona ukuntu ari ibirayi bisa neza ni ibirayi bivanze na karoti bivanze na poivro ndetse na seleri ntabwo birimo ibintu byinshi ndetse ni n'ibirayi byoroshye kubitegura mbahaye karibu rero. Mu bintu tugiye gukoresha rero muri kubibona ni seleri muri kubona ukuntu zino seleri ari nini cyane ni ibisereri binini byakuze kweri. Hanyuma rero zino seleri turaza kuzikoresha zose noneho niturangiza nanone turaza no gukoreshamo na karoti hanyuma noneho tuze no gukoreshamo n'iyi poivro. Ino poivro ibirimo urusenda ariko rukeya. Hanyuma noneho turaza no gukoresha na tungurusumu noneho tuze no gukoreshamo bino birayi bikeya rwose muri kubona ukuntu bingana ibirayi bine bitoya. Tugiye kubanza bino birayi noneho tugiye gukoresha kano karape tubirape. Iyo utamenyereye kurapa ibintu uba ugomba kwambara za ga zikomeye nibuze kugira ngo rape itaza kuza gukeba. Murabizi ko hari amarape aba atyaye cyane nk'iyi ngiyi iratyaye pe uburyo umuntu utabimenyereye yagukeba pe. Niyo mpamvu rero uba ukwiye kwambara ga ya yindi ikomeye kugira ngo utaza kuza kwica ibisebe. Bino birayi rero ndi kurapa muri kubona ukuntu ari bike ariko ni ibirayi biri buze kuribwa n'abantu bane. Ni ibirayi nyine iyo wabitetse wabanje kubirapa gutya mbese biratubuka noneho bikaba byagaburirwa abantu benshi kuruta uko wabiteka kwa kundi tubikatamo kabiri ugahita uteka imvange cyangwa se n'ibindi. Ariko iyo bitetse muri gutya muri ubu buryo nyine ngiye kubereka mbese biratubuka ukabona mbese ni ibiryo bigaragara kandi wakoresheje ibintu bikeya. Ikindi bishya vuba biroroha cyane kubiteka ni ibintu bidatwara iminota myinshi uri mu gikoni. Ibirayi byacu tumaze kubirapa hanyuma noneho ukuntu tugiye kubigenza tugiye gufata igisorori kinini iki ngiki noneho duhite dushyiramo bino birayi. Noneho nitumara gushyiramo bino birayi byose muri iki gisorori turahita dufata amazi. Turakoresha amazi akonje, hano ukoresha amazi akonje noneho ukabyinika mu mazi. Amazi ubyinikamo urabanza ugashyiramo umutobe w'indimu, ushobora nko gushyiramo nk'ibiyiko bibiri by'umutobe w'indimu cyangwa se ugashyiramo ibiyiko bibiri bya vinegere. Hano rero ngiye gukoresha ibiyiko bibiri bya vinegere nibyo ngiye kubanza gushyiramo. Hanyuma rero nindangiza mpite nshyiramo amazi, ndashyiramo amazi ndengeze hejuru. Amazi aba agomba kurengera ibirayi hanyuma ukatereka ahantu ku ruhande nibuze hejuru y'iminota 10 biri muri aya mazi. Hanyuma rero mu gihe tugitegereje bya birayi byacu tugiye gukata zino seleri. Bino bibabi ntabwo ndi bubiteka ahubwo ndaza kubikoresha nyuma ariko ntabwo ndi buze kubishyira mu bintu ndi buteke. Ngiye kubikuraho hano hanyuma mbishyire ku ruhande noneho nkate bino bitari ibibabi. Ngiye kugerageza mbikate nka kuriya biriya birayi twabirapye. Ndagerageza nabyo mbihe umubyimba mutoya. Uku nguku ndi kubikata byose ngiye kugerageza mbe ariko mbikata. Hanyuma ngizi seleri zacu tumaze kuzikata. Hanyuma nanone na karoti nazo nazirapye. Karoti ngira ngo ntago byari ngombwa ko mbereka video ndi kuzirapa. Nazirapye n'ubundi kuri ya rape narapishije ibirayi.
hanyuma ngizi izindi mboga zacu nyine tugiye gukoresha muri biriya birayi, ngizi za seleri twakase, ngizi za karoti, hanyuma na za puwavuro nababwiye ziba zirimo agasenda, hanyuma na za tungurusumu. Hanyuma tugiye gutangira guteka. Ipanu yamaze gushyuha, noneho turahita dushyiraho amavuta makeya, hanyuma noneho niturangiza duhite dushyiramo za tungurusumu tuba arizo tubanzamo. Tuzivange akanya gatoya nk'amasegonda makeya, nk'amasegonda nk'icumi, hanyuma noneho niturangiza duhite dushyiramo na za seleri zacu twamaze gukata. Hanyuma dukoreshe akamamiro tuvange zino seleri, noneho nazo turazivanga amasegonda makeya, ni nk'amasegonda nka 20. hanyuma hano nanone kandi turateka ku muriro uringaniye. Hano kandi nanone tugiye kubanzamo umunyu mbere. Hano utamenyereye guteka ubanzamo akunyu gakeya, noneho nyuma ibiryo byawe byenda gushya ukaza kumva ko umunyu wakoze, ukabona kuza kongeramo uwundi munyu nyuma. Hano rero ngiye kubanzamo umunyu, nta wundi munyu ndi buze kongeramo. Hanyuma duhite twongeramo nanone na za puwavuro zacu, nanone tugomeze tuvange. Hano kuri ino etape tugiye gupfundikira, dushyire ku muriro mukeya, n'ubundi nk'uko turi guteka ku muriro muke, noneho dupfundikire nibuze nk'iminota nk'itatu. Hanyuma nyuma ya minota tugaruke dupfundure ibiryo byacu, turebe ukuntu bimeze, twongere tuvange. Hanyuma noneho turahita dufata bya birayi twari twashyize mu mazi, noneho twabikuye mu mazi, noneho rero duhite tubisuka aha ngaha. Iyo washyize ibirayi mu mazi nka kuriya naberetse, iyo ugiye kubikura mu mazi ntabwo uyameninamo, ahubwo uzamuramo ibirayi ukabikuramo, kubera ko hasi haba haretsemo amafufu, noneho ukayarekeramo ntuze kuyakoresha ukayamena. Naho iyo ufashe ukabiminina, n'ubundi ya mafufu nayo arongera akajya mu birayi, ugasanga gushyira ibirayi mu mazi nta kintu byagufashije, kuko n'ubundi twagira ngo tugabanyemo amafufu menshi aba arimo, amafufu menshi aba arimo atera kubyibuha. Umva ibirayi biri mu bintu binabyibushye, ariko iyo wabitetse gutya amafufu uba wayagabanyijemo, ntabwo uyamaramo yose, ariko uba wayagabanyijemo, nibuze ntibibe byaba mu bintu bituma ubyibuha. Ngira ngo hari n'abantu baba bafite diyabete y'ubwoko bwa kabiri, nabo batajya barya ibirayi, ariko ushaka wenda no kuyirinda, cyangwa se wenda ushaka kubirya, ngira ngo wabitetse muri ubu buryo wabanje kugabanyamo amafufu, ngira ngo nta ngaruka mbi byakugiraho, niko mbikeka, ntabwo mbizi neza. Bino birayi mwabonye ko nabivanze cyane hafi umunota, noneho murabona ko bisa n'ibimaze gutuba. Hanyuma noneho ngiye guhita nongeramo soy sauce iri light, atari ya yindi y'umukara. Ndashyiramo nibuze ibiyiko 2, noneho ngomeze mvange ku muriro uringaniye. Bino birayi twari twabishyizemo vinegre, twari twabiyinitse mu mazi, ubundi bino birayi ni nkaho biba byahiye, kubera ko uba wabishyize muri vinegre cyangwa se mu mutobe w'indimu. Biriya rero biroroha cyane ko ibirayi byawe biri buze guhita bishya nibihura n'umwuka. Aha ngaha muri no kubona ukuntu uko tugenda tuvanga ariko bigenda bigabanuka, nyine niko bigenda bishya. Noneho rero aha ngaha tugiye gushyiramo utundi turungo. Hano ngiye gushyiramo paprika powder akayiko kamwe, hanyuma noneho nindangiza bite nshyiramo na thyme, ibibabi bya thyme byumye, hanyuma noneho mvange. Nta bindi birungo bindi ndibuzemo gukoresha, oya ndaza gukoreshamo black pepper, ngira ngo ndakoreshamo ibyo birungo 3
byonyine. Noneho za karoti nizo dusa naho tugiye kuzishyiramo nyuma, hanyuma noneho nitumara kuzishyiramo nanone nazo turazivanga. Hano rero iyo ubona bisa naho byumutse cyane bitarimo amazi, ushobora nko gufata nk'utuyiko tubiri tw'amazi, ibiyiko bibiri wenda binini nk'uku nguku, noneho ukanyanyagizaho hejuru gutya, ntabwo ari ngombwa ngo usukemo amazi menshi. Noneho ugapfundikira, warangiza ugapfundikira nk'iminota nk'itanu gutyo, ukaza kugaruka ukareba uko ibiryo byawe bimeze. Muri kubona ukuntu ibiryo byacu bimeze, hasi byasaga nk'ibyenda gufata. Noneho rero ibiryo byacu hano byahiye, ntabwo bitwaye iminota myinshi, ni iminota mikeya, kandi muri kubona ukuntu ibiryo byacu biri gusa neza cyane. Njyewe ubyegereye ninjye uri kubibona neza n'uburyo biri guhumura, kandi ndabizi neza ko biryoshye cyane. Hanyuma iyi ni ya black pepper nongeyemo nyuma ya yindi nababwiraga ndi buze gushyiramo. Nguko rero ukuntu ibiryo byacu twabitetse, ibiryo bitagoye, ibiryo byoroshye gutekwa, kandi ibiryo bitubuka. Muri kubibona ko ari ibiryo bitubuka kandi ari imboga nziza cyane wahora urya ndetse na buri munsi. Ngibi ibiryo byacu muri kubibona ukuntu bisa neza cyane, muri kubona ukuntu biteye apeti. Ndabashimiye abo twabanye mwese kuva video yatangira kugeza video irangiye. Ndabashimiye cyane kandi ndabifuriza kuguma kumererwa neza cyane. Hanyuma rero za seleri zacu, bya bibabi byacu mwabonye ko tutigeze tubikoresha, ariko nabikase mbishyira ku ruhande. Noneho iyo umaze kwarura uba wabishyize ahantu ku ruhande, wenda abantu bashaka kubikoresha akaba yabishyiraho hejuru nk'uku nguku ngewe ngiye kubigenza. Ibi ni byiza cyane kuruta kubiteka. Tuzasubira ubutaha. Bye bye.